ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Kandi uyoborwa naryo ntabwo azarindagira. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Ndagusuhuje wowe muvandimwe uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, nkwifurije isabato nziza. Tugize andi mahirwe adasanzwe yo kuba muri uyu mwanya wo kuramya Imana, kandi uri kumwe n'umuvandimwe wawe niyo mufasha Marie Louise. Ndashimira Imana ko iduhaye umwanya kugira ngo ituganirize binyuze mu ijambo ryayo, kandi abankurikiye bari hirya no hino hatandukanye ndabaha intashyo. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu bikomeze kubana namwe. Muri iyi gahunda yo kuramya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho muri iyi gahunda yo kuramya rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo gukomera ku munsi mubi. Mbere yuko tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko yacu ivuga gukomera ku munsi mubi, ndagusabye aho uri uhombeke amaso dusenga Imana. Mwami Imana yacu idukunda kandi twitaho, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana yaturemye utifuza ko ubuzima bwacu bwuzuramwo umubabaro, ariko umwanzi kubw'icyaha yaduteje kugira umubabaro, kurira, aduteza umunsi mubi. Ndagushimira ko uyu munsi utwicaje ugira ngo tuganirize, ushaka ko dukomera tugakomera ku munsi mubi. Ikuzo n'icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe. Ndakwinginze ngo iri jambo ryawe ribere umuyobozi mu izina rya Yesu, amena. Muvandimwe, turi kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kwiga gukomera ku munsi mubi. Umunsi mubi ubaho, ni umunsi bucya uko butari busanzwe bucya, ni umunsi bwira uko butari busanzwe bwira. Umunsi mubi ubaho ukaza utameze nk'indi minsi. Uyu munsi mubi nta muntu witegura, ni umunsi utungurana. Umunsi mubi ni umunsi ugera ku bantu bose. Uwavutse wese akubitana n'umunsi ukaza ari umunsi mubi, kuko ari umunsi ugera ku bantu bose nubwo utabagereraho icyarimwe, ukaba umunsi utungurana. Ndashimira Imana ko Imana ibizi yuko igihe turi mu buzima bwo mu isi tuzahura n'umunsi mubi, iduhamagariye kugira ngo itwigishe gukomera ku munsi mubi. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Umunsi mubi uba ari umunsi w'amarira. Umunsi mubi birashoboka ko ari umunsi wo kubura inshuti. Umunsi mubi ni umunsi wo kubura umuvandimwe wakundaga. Umunsi mubi ni umunsi wo guherekeza umubyeyi wawe. Umunsi mubi birashoboka ko ari umunsi w'igihombo. Umunsi mubi birashoboka ko ari umunsi ibyo waruhiye igihe kirekire biguca mu myanya y'intoki nta yandi mahitamo. Umunsi mubi birashoboka ko ari umunsi w'uburwayi. Abantu bose bavutse bakubitana n'umunsi kandi ukaza ari umunsi mubi, ariko Imana ibizi ko tunyura mu munsi mubi igiye kutwigisha gukomera ku munsi mubi. Izina ryayo nirihimbazwe. Muvandimwe uteze amatwi ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ko umunsi mubi umubyeyi aba yumva umwana we yakomera. Niyo mpamvu ngira ngo mbaganirize amwe mu magambo ari mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 2. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 2 ku murongo wa 2, tuhasanga amagambo y'umukambwe Dawidi, umwami wari ugiye gutanga, ariko atekereza uko bizagendekera umwana we ku munsi wo kumuherekeza. Maze Dawidi ataratanga yicarana n'umwana we Salomo, amubwira aya magambo ari mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 2 umurongo wa 2. Aramubwira ati, mwana wanjye, dore ndagenda nk'uko ab'isi bose bagenda, ariko ukomere ube umugabo nyamugabo. Imana yacu nihimbazwe. Dawidi kimwe n'undi mubyeyi wese yifuzaga yuko ku munsi we wo gusinzira bamuherekeje umwana we yakomera. Yarazi ko umwana we agiye gukubitana n'umunsi mubi wo kubura umubyeyi, ariko nk'impungenge za kibyeyi yicaza umwana we. Dore ngiye kugenda, ntabwo ari njye wa mbere uraba ngiye, dore ndagenda nk'uko abandi bose bagenda, ariko ukomere ube umugabo nyamugabo. Dawidi yumva Salomo yakomera ku munsi mubi. None Imana yacu
idukunda kandi twitaho iduhamagariye ngo natwe twigishe gukomera ndetse no gukomera ku munsi mubi, munsi w'ibyago, munsi w'amarira, umunsi wo guhomba, munsi wo gusuza umutima, munsi wo gukorwa n'isoni. Imana yacu natwe irashaka ko dukomera, tugakomera ku munsi mubi. Izina ryayo nirihimbazwe. Bavandimwe, iki ni icyigisho dukwiye kwiga nacyo, tukiga gukomera, tugakomera ku munsi mubi. Kandi bigaragara yuko Data wa twese yumva abantu be, abantu yaremye bakwiye gukomera. Niyo mpamvu yabitegetse umuhanuzi Yesaya, nk'uko tugiye kubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Iyo usomye igice cyaho cya 35, tugiye kureba amagambo ari ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4, nk'uko Salomo yifurijwe n'umubyeyi we Dawidi gukomera. Ndashimira Imana ko ishaka ko abantu bayo bakomera, kandi bitegeka umuhanuzi wa kera, iramubwira iti nimukomeze amaboko atenebutse, nimukomeze amavi asukuma, nimubwire abafite imitima itinya muti mukomere. Imana irashaka ko abantu bayo bakomera, irashaka ko haboneka abanyambaraga bakomeye ku rwego bakomeza abandi, bagakomeza amaboko atenebutse, bagakomeza amavi asukuma, bakabwira abafite imitima itinya muti mukomere. None Imana yacu idukundije kudukomeza, kandi irashaka ko dukomera, tugakomera no ku munsi mubi. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Ndetse reka nshime Yesu. Ndashima Yesu cyane ku magambo tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ni isomo rinezeza ndari gukundishije nawe muvandimwe. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ugasoma mu gice cyaho cya 22, ndagira ngo tujyane ku murongo wa 31 ndetse n'umurongo wa 32. Turi kwiga gukomera ku munsi umeze ute? Ku munsi mubi. Nk'uko Dawidi yabwiye Salomo tukomere ubu umugabo nyamugabo, nk'uko Data wa twese yategetse umuhanuzi wa kera akamubwira ati abakomeye mukomeze abandi, mukomeze amaboko atenebutse, mukomeze amavi asukuma, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere. Nari mbabwiye ni ndashima Yesu cyane yumvaga intumwa ze zakomera, kandi natwe arashaka ko dukomera, tugakomera no ku munsi mubi. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Turi mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 22, umurongo wa 31 ndetse n'umurongo wa 32, kugira ngo iri somo rize kukugwa neza, kugira ngo uze kumenya neza ko ari wowe Yesu abibwira muri uyu mwanya. Mu gihe turaza kuba dusoma Simoni, ndagira ngo uzirikane yuko Imana izi amazina yawe yombi. Nahamagara Simoni, nawe witabe mu izina ryawe. Kandi aya magambo Yesu yabwiye Simoni utega amatwi neza, nihumure nawe ashaka kuguha. Arashaka kuguha gukomera, ukaba umunyembaraga, ukajya ukomera ku munsi mubi. Maze aya magambo nk'uko tuyasoma muri Luka igice cya 22 umurongo wa 31 n'umurongo wa 32, Yesu aragira ati, Simoni, Simoni, Satani yabasabye ngo abagosore nk'uko bagosora amasaka, ariko nakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, numara guhinduka ukomeza abandi. Haleluya! Ndashima Yesu afata Simoni wahimbwe Petero, amushyira ku ruhande, amwongorera ari hirya y'abandi, abimubwira nk'ibimureba wenyine. Simoni, Simoni, Satani yabasabye ngo babagosore nk'uko bagosora amasaka, ariko nakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, numara guhinduka ukomeza abandi. Ndashima Yesu ibi nanjye arabimbwiye, ndashima Yesu ibi nawe arabikubwiye. Aratwingingira akabwira Data wa twese ati Louise, nawe mu izina ryawe, akakuvuga mu izina. Mana Data wa twese, uyu mukobwa wanjye, uyu muhungu wanjye, umuhe imbaraga, umuhe gukomera, umuhe gushikama, kwizera kwe ntigucogore. Data muhe imbaraga, maze namara guhinduka aze gukomeza abandi. Ndashimira Imana ko ishaka kugira abantu b'abanyembaraga bakomeye, mu bashikamye mu kwizera, ku rwego ku munsi muyo bafite imbaraga zo gukomeza na bagenzi babo. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro.
Simoni, nakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, numara guhinduka ukomeza abandi. Imana iri kutwigisha gukomera ku munsi mubi, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Muvandimwe, birashoboka ko mu gihe twiga umunsi mubi, wowe wawugize uyu munsi, ahari n'ejo hashize, ahari ni muri iki cyumweru turimo, uherekeje uwo wakundaga, ugize igihombo gikabije, ubwiwe ko urwaye indwara idakira, ahari uri ku munsi mubi muvandimwe, ariko nawe Yesu yakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, kandi numara guhinduka ukomeza abandi. Ndashima Yesu arashaka ko dukomera, tugakomera ku munsi mubi, izina rye nirihabwa icyubahiro. Twagiye dukora ikosa, nabyo dukwiye kubisabira Imana imbabazi. Twagiye twimukana umunsi mubi, Satani akakubabaza, none ukanga guhora, ukanga kumwenyura, ubimaranye igihe kirekire, nibyo ni ibikomere, ariko ukwiye gusigarana inkovu. Yesu arashaka komora ibikomere, ngo wa munsi mubi uherutse kugira, ubwo Bibiliya itubwira yuko hari umunsi wo kurira, hakabaho umunsi wo guseka, hakabaho umunsi wo guhomba, hakabaho umunsi wo kunguka. Ntukimukane umunsi mubi, ibyo ni amateka yarangiye, ni ibintu byo mu gihe cyashize. Imana irashaka kuguha nawe kumwenyura, kandi niba umunsi mubi wawugize none muvandimwe, ukomere ku munsi mubi. Imana irashaka ko abantu bayo bakomera. Yesu atwingingira kuri Data ngo Imana iduhe imbaraga dukomere. Muvandimwe, ukomere no ku munsi mubi, Imana iguhiza imbaraga. Ndashima Imana iyo nzirikanye amagambo y'umunyezaburi avuga ati, Imana ndagushimye. Ni Zaburi 139 avuga ati, ndagushimye, wandemye mu buryo buteye ubwoba butangaza, ibyo bintu umutima wanjye ubizi neza, uwawe nawe ubimenye. Imana yaturemye mu buryo butangaje, yaturemye mu buryo buteye ubwoba. Ndashima Data wo twese kugira ngo Satani atazajya ahora aturiza gusa ngo aduhoze mu munsi mubi. Imana yaturemye mu buryo bwiza, maze ku mutwe wacu ishyiraho amaso abiri, ngo Satani nakoresha ijisho rimwe akakwereka ibibi, ibyakuriza, Imana ikoresha irindi jisho ikwereka ibyagutera guseka no kumwenyura. Mwene Data, ukomere ku munsi mubi. Iyaduhaye amaso abiri yagira ngo Satani atatwereka ibibi gusa. Imana irashaka gukoresha irindi jisho ngo ikwereke no kugira neza kwayo. Izina ryayo nirihimbazwe. Ukomere no ku munsi mubi. Iyi Imana yaduhaye amatwi abiri ngo Satani atazajya ahora atubwira inkuru mbi gusa, atubikira gusa, atubwira ibibi gusa. Imana iduha amatwi abiri ngo ugutwi kumwe nikumva inkuru mbi, Imana izakoresha ukundi gutwi ikumvisha inkuru nziza ifite n'ihumure ishaka kukubwira. Utega amatwi nabyo byumve. Imana irashaka gukomera, ugakomera no ku munsi mubi. Imana iduha imbaraga zo gukomera ku munsi mubi. Imana ishimwe mu buryo bwiza yaturemyemo. Yaduhaye amazuru abiri ngo tutazajya tunukirwa gusa, ngo ahubwo umwenge umwe w'izuru nunukirwa, Imana izakoresha undi mwenge, ariko twumve no guhumurirwa. Mbega ukuntu Imana ari nziza, izina ryayo nirihimbazwe. Ukomere ku munsi mubi, winukirwa gusa, amazuru ashobora no guhumurirwa. Imana ni nziza, irashaka kudukomeza, kandi ngo dukomere no ku munsi mubi, izina ryayo nirihimbazwe. Turi abanyantege nke, ariko reka nkubwire, kurira ntabwo ari ikimenyetso cy'uko umuntu adakomeye. Mu gihe turi kwiga gukomera ku munsi mubi, ushobora kuba uhangayikishijwe n'uko ugira amarira menshi. Amarira ni bimwe mu bitugize. Birashoboka ko warira kuko amarira ari bimwe mu bitugize, ariko kandi gukomera ku munsi mubi ntabwo ari ukugwiza imbaraga z'amaboko zimwe ziterura ibiremereye. Hoya, ni ukugwiza imbaraga z'umutima, tugatambuka ku munsi mubi bitaducumuje, bitatujyanye kure y'Imana, tutayise nyirabayazana, dushikamye mu kwizera, kandi tuzi ko Imana yacu iri mu ruhande rwacu idutabare. None muvandimwe, ukomere no ku munsi mubi. Nziko ushobora kwibaza uti biragenda gute, imbaraga nazikura he ngo mbashe gukomera ko numva mbyifuza, se ko numva ndi umunyantege nke, nakomera gute? Ndakurangira isomo ryiza tugiye gusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho
cya gatandatu ku murongo wa 13 tugiye kuhasanga ibanga uburyo ushobora gukoresha ugakomera, kandi ugakomera ku munsi umeze ute? Ugakomera ku munsi mubi. Nyemerera tujyane mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, maze dusome mu gice cyawo cya 6 umurongo wa 13. Kandi igihe dusoma uyu murongo turaba tugiye kubaza Bibiliya ngo ndakuraho imbaraga, ndabigenza gute ko ndi umunyantege nkeya, nkabamenye ko Imana ishaka ko ngira imbaraga nkashobora gukomera, ngakomera ku munsi mubi. Igisubizo ngiki, Abefeso igice cya 6 umurongo wa 13, isomo riratubwira ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Pawulo atanga inama abantu bo mu Efeso ngo bazabone imbaraga bashobore gukomera ku munsi mubi. Bagishije inama bati twabigenza gute, twagira dute? Umenya nawe icyo kibazo ugifite, ndakuraho imbaraga zatuma nkomera ku munsi mubi. Inama imwe ni iyi ngiyi, twara intwaro zose z'Imana uzakomera ku munsi mubi, kandi urangije byose uzahagarara udatsinzwe. Umunsi mubi niwira bigeze ku mugoroba uzasanga utatsinzwe, uzasanga utabiherereje ku Mana, uzasanga utacumuye. Ndakurarikira gutwara intwaro zose z'Imana, nibwo washobora gukomera ku munsi mubi. Utwaye intwaro zose z'Imana akomera ku munsi mubi. Niba ushaka gukomera ngo ukomere ku munsi mubi, mwene data uneze amatwi, ndakwinginze twara intwaro zose z'Imana uzakomera ku munsi mubi, kandi urangije byose uzahagarara udatsinzwe. Imana igushoboze gutwara intwaro zose z'Imana. Muvandimwe, ushobora kwibaza uti kubera iki zose? Kuki natora zimwe muri zo? Hoya, izi ntwaro tuziterura zose, tukazigendana zose, tukaba tuzifite zose. Ntabwo ari ukugira ngo tuzirwanishirize icyarimwe, hoya, ahubwo ku munsi mubi ufata imwe muri za ntwaro ukayirwanisha ukahatambuka. Birashoboka ko iyo wigiye imbere, kuko uyu munsi mubi ukunda kugaruka, burya niyo bwije undi ubuzaza. Iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, iminsi mibi igenda irushaho kuba myinshi. Ariko iyo watwaye intwaro zose z'Imana, hari igihe wigira imbere wakubitana n'undi munsi mubi utazirwanishirije icyarimwe, ugatora imwe mu ntwaro z'Imana ukayirwanisha ku munsi mubi, ukaharenga ugakomeza imbere. Wakubitana n'umunsi mubi ugatora intwaro mu ntwaro z'Imana ukayirwanisha, ukarenga umunsi mubi, maze urangije byose ugahagarara udatsinzwe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Muvandimwe, mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose muhagarare mudatsinzwe. Nzi ko mushaka kuzimenya izi ntwaro ni izihe, kubwo kumenya umumaro wazo, ko zidutambutsa ku munsi mubi. Murashaka kuzitwara, murashaka kuzimenya. Ijambo ry'Imana ryarazitubwiye. Muze guhera ku murongo wa 14 w'iki gice cya 6 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, maze musome izi ntwaro zose z'Imana, turaziterura tuzigendane. Kandi intwaro yitwa ukuri. Muvandimwe uteze ijambo ry'Imana amatwi, ndakwinginze ukuri uzagutware, ukuri uzaba ugufite. Mu ntwaro z'Imana ukuri uzakugendane. Ndashimira Imana ko nuba umunyakuri, ukaba umugabo utagura ngo agurishwe, ukaba umugore utagura ngo agurishwe, umusore n'inkumi w'umunyakuri, umusaza n'umukecuru w'umunyakuri, umwana uzwiho kuba umunyakuri. Nuba umunyakuri bizagutambutsa ku munsi mubi, uzakubitana n'umunsi mubi, ariko ukuri kuhagutambutse abantu bavuga bati nyamara uriya muntu agira ukuri, turamuzi, ni umunyakuri. Ukuri kuzagutambutsa ku munsi mubi. Satani yakugurishije mu maboko y'umwanzi, ariko ukuri kukuguranure, kugukureyo, ukuri kugukize, kugukure ku munsi mubi. Muvandimwe, ndakwinginze mu ntwaro z'Imana ukuri nimukugire, nimuhinduke abanyakuri, ukuri kugucisha ku munsi mubi. Twabwiye gutwara intwaro zose z'Imana, ntabwo ari ukuri gusa. Ndakwinginze kwizera ntukagusige, kwizera ujye ukugendana, nakujya uba ugufite, ujye uba uri umuntu ufite kwizera. Kandi ndakubwiza ukuri, kwizera gucisha umuntu ku munsi umeze ute?
kwizera gucisha umuntu mu munsi mubi. Ndagira ngo mbikubwire, uzakubitana n'umunsi mubi, Satani akwereke ko birangiye, Satani akwereke ko upfuye, Satani akwereke ko nta hazaza usigaranye, Satani akwereke ko nta yandi mahitamo, ariko kwizera uzaba ugufite. Kwizera kuzagutera kwizerera muri Yesaya mu gice cya 50 umurongo wa 7. Kwizera n'ubu ugufite. Uzavuga igitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyawo cya 50, maze uvuge amagambo ari ku murongo wa 7. Amagambo avuga ngo, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Muvandimwe, ndakwinginze, kwizera uzakugendane. Uzakugendane. Satani azagukanga, gutera ubwoba, akubwira turapfuye, akubwira ati birarangiye, akubwira ati akawe kashobotse, ku munsi muba guhahamure, ariko uzamubwira ati ubwo umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, niyo mpamvu nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare, niyo mpamvu nkwingingira nkubwira ngo kwizera uzakugendane. Kwizera uzaba ugufite, azagukanga akubwire ngo urapfuye, ariko kubwo kwizera uzamubwira uti Yesu wazutse nanjye azanzura. Uzajyane kwizera, azakubwira ati nzanira kwishe, birarangiye, urapfuye, dore birarumbye, dore barakwibye, dore harahiye, dore bigenze gutya na gutya, ariko uzaba ufite kwizera. Uzabwira Satani uti nari umusore, none ndashaje, ntabwo ndabona umukiranutsi arekwa ngo urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Kwizera uzaba ugufite. Wizera amasezerano y'Imana ari mu ijambo ryayo, n'amasezerano yawe ariya n'ayawe nawe. Ndakwinginze, kwizera uzakugendane. Turi gutwara intwaro zose z'Imana ngo tubashe gukomera ku munsi mubi, kandi turangije byose duhagarare tudatsinzwe. Muvandimwe uteze ijambo ry'Imana amatwi, ndagira ngo nkubwire nanone ngo gukiranuka ntuzagusige. Gukiranuka uzagutwara. Gukiranuka ni intwaro y'Imana, iyi ngiyi nayo uzayigendane. Nzi ko gukiranuka k'umukiranutsi kumurinda kandi kumutambutsa ku munsi mubi. Ndaguha urugero mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 6, nimusoma umurongo wa 20 ukamanuka, uraza kubona Daniel bamufashe bamuta mu rwobo rw'intare, ariko gukiranuka k'umukiranutsi kwaraje umwami adasinziriye, abyuka butaraca, arazinduka mu museke. Nimumurebe umwami atatumye, yigiriyeyo, yunamye ku mwobo w'intare, yabujijwe amahoro no gukiranuka k'umukiranutsi, ari guhamagara atazi ko ari bubone umusubiza. Daniel, mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kukurinda iminwa y'intare, nta kintu uzagutwaye. Haleluya! Mbega gukiranuka k'umukiranutsi kumutambutsa ku munsi mubi kwatambukije Daniel ku munsi mubi. Maze nimumwumve, ari gusubiriza mu mwobo, ari hasi cyane kure, azamurijwe, umwami araryumva, wari wunamye ku munwa w'umwobo, avugana ijwi ry'umubabaro, ashaka kumenya ko umukiranutsi w'Imana yarinzwe. Nimwumve Daniel amusubiza ngo, umwami nyagasani, Imana yohereje marayika wayo, abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kubera ko nta kintu nayicumuyeho, kandi nawe umwami ntacyo nagucumuyeho. Daniel yari umukiranutsi, kandi gukiranuka kwamutambukije ku munsi mubi. Muvandimwe, kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi, utwara intwaro zose z'Imana, kandi no gukiranuka ntugusige. Ukiranuke, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, bizajya bigutambutsa ku munsi mubi, ntuzagusige. Gukiranuka uzagutware. Turi kureba intwaro zose z'Imana dutwara ngo dukomere ku munsi mubi, kandi turangije byose duhagarare tudatsinzwe. Reka nkubwire indi ntwaro utazasiga, intwaro yitwa gusenga. Haleluya! Gusenga ntuzagusige, gusenga uzakugendane. Ndakubwiza ukuri, abatazi Imana iyo batewe barataka bakavuza induru, ariko iyo twebwe iyo duhuye n'umunsi mubi turasenga. Niko gutaka kwacu, kandi dutaka turi mu isi bikazamuka bikagera mu ijuru. Narabisomye ndabyizera mu Kuva mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 23 na 24. Abisirayeli barataka, barasenze, biva mu isi bigera mu ijuru. Imana ubwayo iravuga ngo ndebye Abisirayeli menye uko bameze. Uzagutware.
gusenga uzakugendane. Nejejwe no kukubwira ko hari ibintu Imana ikora kuko twasenze, hari ibintu Imana ikora kuko twasenze. Intwaro yitwa gusenga uzajya uba uyifite. Nubona Satani yakwinjiranye, nubona yaguteye, nubona guteje umunsi mubi, uzahamagara Imana mu buryo bwo gusenga, uyibwira uti data wa twese ntabara, bya bindi wavuze kuzadutabara bikore, ngenderera ndwanaho Mana. Uzayihamagare mu gusenga izakwitaba. Intwaro yitwa gusenga uzayijyane. Turi gutwara intwaro zose z'Imana ngo tubashe gukomera ku munsi mubi, kandi turangije byose duhagarare tudatsinzwe. Muvandimwe, reka nkubwire indi ntwaro utazasiga. Intwaro yitwa ijambo ry'Imana. Intwaro yitwa ijambo ry'Imana ntuzayisige. Ndakwinginze ntuzigere ubaho utayifite. Niyo utaba uyifite mu buryo bw'inyandiko, ariko ujye ugira amasomo wibitseho yo mu ijambo ry'Imana uzakoresha ku munsi mubi. Ujye uba ufite ikintu wakuye muri Bibiliya uzabwira Satani yaguteje umunsi mubi. Intwaro y'ijambo ry'Imana uzayijyane ku munsi mubi. Satani yaguteye ubwoba, yaguteje ibyago, yaguteje igihombo, yaguteje guhangayika, uzamubwira Matayo 11:28, umubwire uti data yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze aho ndi ndabaruhura. Uti nanjye ndasanga data. Iri jambo ry'Imana uzaba urifite. Intwaro yitwa ijambo ry'Imana uzayigendane. Ndagira ngo tuvuge isomo risoza, ariko turi gushaka gukomera ku munsi mubi, kandi n'Imana ibiduhamagariye ngo ibiduhe. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana uzaba urifite, maze wigire muri Yesaya igice cya 41 ku murongo wa 10 ku munsi mubi. Mu ijambo ry'Imana uzizerere muri Yesaya 41 ku murongo wa 10, mu isomo rivuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukiyebe kuko ndi Imana yawe. Data wa twese ati nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nkunamiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Iyi Mana ndayishimye, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Umuvandimwe, wahuye n'umunsi mubi, nibyo uherutse guhura n'umunsi mubi, birashoboka ko ejo cyangwa ejo bundi uzahura n'umunsi mubi, ariko komera, komera. Dufite Imana iri iruhande rwacu, ibabarana natwe, ni Imana itwitaho, ni Imana itadusiga. Komera, ukomere ku munsi mubi, wikwereka abadayimoni intege nke. Hoya, hagarara, ingabo zo mu ijuru ziri iruhande rwawe ngo zikurwanirire utambuke ku munsi mubi. Kandi intwaro z'Imana uzajya uba uzifite. Intwaro z'Imana ujye uba uzifite. Ujye uba ufite kwizera, ujye uba ufite ukuri, ujye uba ufite gusenga, ujye uba ufite gukiranuka, ujye uba ufite ijambo ry'Imana. Humura, ni wowe Yesu yabwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Ndasaba data wa twese utanga imbaraga ngo abantu bakomere ku munsi mubi, aziguhe nawe, ukomere, ushikame. Mbigusabiye ngira ngo data biguhe mu izina rya Yesu, amen. Reka twicishije bugufi dusenga Imana. Mwami Imana yacu ikomeye, izina ryawe nirihimbazwe. Uri Imana idukunda kandi twitaho. No ku munsi mubi ingabo nyinshi z'abamarayika ziba zihagararanye natwe ngo tudatsindwa. Uhabwe icyubahiro. Turi abanyantege nkeya, twahuye n'umunsi mubi, ntitwakomera, tugaragaza intege nkeya imbere y'umwanzi. Tugusabye imbabazi. Twaravuze ngo waradutaye, twagize ngo waraturetse, twagize ngo waraduhanye. None Mana utubabarire. Ntago ibyago twagize, ingorane twagize, ibihe bibi twanyuzemo, ntago ari wowe nyirabayazana. Umwanzi niwe wagize atyo. Utubabarire amafuti yacu yo mu gihe cyashize, kandi ubwo ushaka ko dukomera tugakomera ku munsi mubi, ntago izi imbaraga tuzifite. Uziduhe data, udushoboze gufata intwaro z'Imana, kwizera, ukuri, gukiranuka, gusenga ijambo ryawe, n'izindi ntwaro zose Mana zadutambutsa ku munsi mubi. Dore mu isi tugenda duhura n'umunsi mubi. Uduhe izi imbaraga, uri Imana izifite. Udukomeze, ubane n'abageragezwa bose, ubabere kunesha n'ibyiringiro. Tugusabye twizeye ko n'isengesho rya buri muntu akubwiriye mu mutima uribereye igisubizo data. Ni mu izina rya Yesu, amen.
ijambo ryawe mana niryo rituyobora. bageze ku musozi moriya, isaka yafashije ise aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Wacu kandi uyoborwa naryo ntabwo azarindagira. ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro.